twitanga ya nzira ya DOLOROSA, imwe ya nzira ivuga imwe y'umubabaro wa Kristo. Tureba aho ibice byagiye bibera igice ku kindi, bahita baduteguza batangira kubona uko byagenze. Icyambere arimo acibwa urubanza yikoreza, turagenda tubona amasitesheni n'amafoto bashyizeho gusa y'abantu biteguye kubona inzira banyuzemo, maze yikorera ibyaha byanjye. Yarababaye, yarakubiswe, maze yemera n'isoni zaho. Ubu ndashima Yesu wanduhuye. gatatu 14 nibyo bigize ya nzira y'umusaraba DOLOROSA. Turinjiye byatanga ya nzira y'umusaraba, turinjiyemo hano tureba ibimenyetso by'aho biri. Hello, Yesu ashimwe cyane. Niva hano ni ya nzira y'umusaraba twatanye. Aka gaciro niho Yesu bitse kari kwa gace kwa Herode. Naho Herode yakoreye muri iyo bita ngo ni quartier y'Abayisilamu. Hano niho ari station ya mbere aho Yesu yacibwa urubanza. Hano hafi aho gatugeze naho niho hari station ya kabiri Yesu igiye korezwa umusaraba. None hafi tugeze hari station ya gatatu Yesu igihe arwa bwa mbere afite umusaraba. Ngo na habiri ni muri kano gace. Bo hano rero tugeze kuri station ya kane cyangwa se igice cya kane kigize inzira y'umusaraba. Aha ni handi mwibuke tugenda ni hamwe Yesu yahurira na nyina umubyara Mariya, bandi kandi akitwa Bikira Mariya. Aha niho bahuye igihe nyina anarira babari umuhungu we, anahari n'ibintu abasha gutanga ituro abantu bageze ahantu. Ndavuga ko n'ahantu usanga hari ibintu bishimishije cyane ku buryo buri wese ashaka kukibona. Iki gice rero niho igice cya kane cyabereye Yesu ahura na nyina. Ahangaha twamuje tuganira abazi abasoma Bibiliya muhita murega igice cya kane musoza y'umusaraba aho Yesu ahuye na nyina, amagambo yavugiwe na ahangaha niho byabereye aka gace. Amen. Bo hano twari tugeze hafi ya station ya gatanu, naho harimo amadarapo ya Israeli. Hano muri Yerusalemu ya kera harimo n'amasoko, abenshi usanga ari amasoko, ari amaresitora y'iki, ariko usanga amadarapo y'igihugu cya Israeli usanga amanitse hose. Bo hariho turi kuri station ya gatanu. Station ya gatanu ko mubizi ni station ijyanye na Simoni Umunyasirene. Aha n'ahandi Yesu yaramaze kuyagira, amaze kuruha Simoni Umunyasirene bagahita bamukacira. Urabyibuka ukuntu mukora movie naho bamukaciriye bahita bamwikoreza umusaraba wa Yesu. Noneho gusa nabonye hano ntarinzi hariya muri Sirenia cyangwa mu Sirene aho Simoni, buriya Simoni waruzi ko Sirene ari muri Libya y'ubu twumva ko icyo gihe cyirukanwa ry'Abayahudi bakwiye impande zose. Niyo mpamvu wana za Libya buriya za Misiri igihe cy'abafana Abayahudi bose bari barahanyanyagiye n'amagingo n'ubwo bariyo, uretse ko baniyo mpamvu za Ethiopia ya rero. Uriya Simoni Umunyasirene rero yari Umuyahudi
yatashe akomotse ava cyangwa se ava mu gihugu cya Libiya y'ubu, niyo Libiya y'ubu. Ubwo n'akantu namwe mugomba guhita mumenya ko Simoni yakomoka muri Libiya ariyo yakimusara Yesu. Bivuga ko icyo gihe Yesu amaze kwakira umusaraba, hano hirya gato, kuko Israel ifite ibintu bya histoire by'akahise, ifite ibintu by'amateka. Bivuga ko kenshi ariko Israel yubakiye ku mateka cyane. Hano hirya gato hari ahantu bitadusanga ikiganza, aho Yesu ngo amaze kwakira umusaraba yabaye nk'uwifatikiza ku rukuta, wifatikiza ku rukuta, byerekana ko isi ari uzanayiyobora. Baragiye kugwa ariko itafatikiza urukuta, arita yerekana ko isi ari uzayiyobora. Ahantu no stone, hano Yesu yakojeje ikiganza cye. Y'abantu benshi barahaza bagasenga bagakoza n'ibiganza cyabo. Imana itugire neza. Yari sitasiyo ya 5. Naho ni kuri sitasiyo ya 6. Sitasiyo ya 6 ugomba kumenya ko ni hahandi kuri INZIRA y'umusaraba, hahandi Veronika yahanagura Yesu mu maso icyo cyamurenze, ari kubirana kuva n'amaraso kubera ikamba ry'amahari yambaye. Aha mwibuke ko mu mateka yabaye Veronika icyo gitambaro yamuhanaguje. Ino sitasiyo ya 6 ngo cyahise gisigaraho n'isura ya Yesu uvuga mu maso he, hasigaye kuri icyo gitambaro. Hari n'urusengero bitiriye n'umutagatifu Veronika. Ino station ya 6 n'ahangaha Yesu hanaguye cyangwa se yahanaguye ku maso abiri by'amaraso. Turakomeje. Imana ikomeze bagire neza. Aha tugeze kuri sitasiyo ya 7. Sitasiyo ya 7 iki cyakari cy'INZIRA y'umusaraba, cy'INZIRA y'umubabaro, n'ahandi Yesu yaguye inshuro ya 2. Ino sitasiyo ya 7 rero yaguye inshuro ya 2. Kandi ikintu nuko ino sitasiyo ya 7 yarageze hafi ku musozo. Icyo gihe umujyi aha duhagaze ino sitasiyo ya 7 niho umujyi wagarukiye. Icyo gihe hano hagarukiraga ku gasozi agiye kuzamuka, handi tukunda kwita Golgotha cyangwa hitwa Golgotha. Hano Golgotha y'ubwite Yesu niho yabambwe. Dore umujyi wagarukirana yarageze kumwisha, hano yamaze n'ahandi yaguye bwa 2. Hano mushaka kwibaza kubera iki hari hameze utya. Icyo gihe ntabwo hari hakoze utya, nta muhanda wari upavomye, isi muhari, no, hari igitaka, hari kubana hagabije kugira bafate neza, hamenyekana, bashira akantu agasima. Rero igice cya 7 Yesu agwa bwa 2 muri INZIRA y'umubabaro cyangwa se INZIRA y'umusaraba. Turakomeje tugiye twerekeza ku 8. Aha naho rero tugeze kuri position number 9 cyangwa number 9. Hahandi Yesu yari amaze kuvuga bwa 3. Ahantu rwose yari amaze kunanirwa, yari agiye kwegereza aho bamubamba. Hano ni ku gice cy'9 aho twari turi. Ni ukuvuga rero aha twarakomeje mwamenya ko aha nuko twakora bwa niho yaguye bwa 3 ariho bwa nyuma bakwe. Nuva ko aha ushaka kuhagera, iyo ushaka ibagihe icyagiye cy'INZIRA y'umusaraba Pasika yegereje, bajya bakodesha ngo iyo batubye ko nicyo gihugu cya mbere ku isi ngo gikodesha imisaraba. Uri kuri sitasiyo ya mbere
niho haba hari imisaraba igihe cy'umunsi y'umusaraba, igihe Pasika yegereje, abantu bashaka gukodesha imisaraba bakanyura ino nzira yose twanyuze mwakawubwira ahangaha, ariko ntabwo ushaka kwemera kurengana umusaraba hano hantu, bita muyisiga hano kuri pozisiyo y'Icyenda, hano ku Icyenda aho Yesu yaguye bwa gatatu bwa nyuma. Imisaraba mwakodeje kuri sitasiyo ya mbere naha bita birangirira. Bo ahangaha ni ku rusengero ruhari n'ibintu byabereye kuva kuri sitasiyo ya 10 kugera kuri 14. Hano hasi niho Yesu yambuwe imyenda ye, noneho 11 bitaga abahandi aterwa n'imisumari, noneho ya 12 ariyo ya yindi ajya ku musaraba, agapfa ku musaraba. Nahangaha rero ubona bafukamye, abantu baragira agafukama banahindana urebye mu kirahure harimo ikintu gisa n'ikibuye cy'umweru. Aho rero ni kuri wa musozi handi imisaraba yari imanitse rwose. Ahangaha aha ni ku musaraba bahise bamburwa, aradupfira, iza nako kakavuyemo, naha byabereye. Noneho wakomeza gato imbere ahangaha, nuko ahangaha tubonetse neza sikuru kamera byagenze, hari ahantu hamaze kuvana ku musaraba bahise bajya kumutegurira kugira ngo babone uko bamuhamba. Twahageze hano hantu, noneho wakomeza ahangaha kera barazi ko umuntu apfuye baramutegura. Aha tumaze kuva kuri sitasiyo ya 12 kandi Yesu ari ku musaraba, bamaze kumumanura, naha bahise bamujyana, naha bahise bamushyira, batangira kumutegura, bamubuza, bamusigira ihumura neza. Umva, niyo mpamvu nahakurikira ngo nango bahita humura neza abantu. Hano bamuteguriye, baramutegura, umwami w'abami baramutegura kugira ngo babone uko bamubika, babone uko bategura kumushingura abamushyira. Dore iri niryo buye bamuteguriyeho. Bo ahantu rero mpamvu bavuga ngo hamuta neza, niho hantu bakimara kuva ku musaraba agiye kumuhamba, niho babanje guhita kumutegurira, baramutegura bamubitse, kwe bajye kureba imva bamuhambe. Murazi ko bahise bihuta ngo bagire vuba vuba ngo isabato itaratangira. Nahanga babaye bamushize, bari mu kanya bagiye gushaka imva kugira bamuhambe, niho bahita kandi kumura neza. Ya nako kameze.